ariko Valentine Karame hari ikintu nshaka ko tuganira. yego nguteze amatwi papa. Wa mwana w'umukobwa we urabona ugiye gushaka umugabo, ariko ndagira ngo utazaruntangisha. Ute papa? Iyo umukobwa yashatse aba yakuze, uramenye uzajye wita kunda y'umugabo wawe. Kunda y'umugabo? Humura papa, ibyo rwose nzabikora. Nta kindi kikujyanye hariya, ugomba kwita kunda y'umugabo wawe ukayimenya. Nzayitaho nta kibazo azagira rwose. Turukumvikana? Yego ndabyumva. Ahaha. Nutabikurikiza uzagucana ku kankima ndebe. Oya humura papa, rwose ntabwo nzagusebya. Sawa? Gira ahubwo uteke vuba vuba denegire no mu kazi. Oya humura reka. Ndabona amasaha yegereye. Reka nze mbyiteho ntugire ikibazo. Zuba iki akazi nako kamaze kuba indyankurye kabisa, kamaze kuba ibintu bikomeye cyane, kamaze kungora. Sinoneho ko wicariye ahangaha mu kuri iri zuba. Nari hano nende gucatinga na papa. Basi se inda imeze neza sheri? Ndetse kandi uretse gato sheri. None se kufotora kandi banyarwanda? Oya ariko buretse gato nkwereke. Ndabona ntari kumenya ibyo ari byo hari. Ndabona ariko wagira ngo umeze neza pe. Ndameze neza. Ndayahangize niyo ngewe. Oya nese ndimeze neza, ubutameze neza so wiriho. Nawe. Abana mbamaze mu nzu ntange no kurya noneho nibibise. No. Umukobwa nanto kanyandikira. Amaye nka rwasabazi twataramye. Umukobwa asigaye afotora amafoto y'umugabo yafunguwe n'ipesu akanyoherereza. Karinda yanyoherereje. Nase ataye umutwe cyangwa kamuhamagara mu bazi bibi. Ninde wakubwiye ko ari kumukubita ku muntu w'umugabo? Ninde wakubwiye ko ngiyewe kwirwa gufungura inda yanjye ufotora ugira iki n'iki? Njye datambwe ko nzajya nita kunda sibyo nkora hari ibindi. Iso ni bura buryo yakurezemo. Akira. Akira ibintu byawe. Sanga papa wawe ntabwo ndi nabibyivira amaje akira.